ya ngaho rero nimunyumvire none uyu mwanya mbazaniye amakuru yizewe kandi amakuru atariho ivumbi na gato. Amakuru y'umubyinnyi Titi Brown. Mushobora kuba mutazi Titi Brown, ariko ni Ishimwe Thierry wamamaye mu kubyina cyane, akaba azwi ku izina rya Titi Brown. Umubyinnyi Titi Brown ukurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa utujuje imyaka y'ubukure yitabye urukiko yambaye imyenda y'iroze. ni hatari ngo aburane mu bujurire bwe, ariko ataha ataburanye. Ishimwe Thierry uzwi nka Titi Brown wamamaye mu mbyino mu ndirimbo zigezweho nk'iyi minsi yitabye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kuri uyu wa gatatu tariki ya 22 Gashyantare 2023 kugira ngo aburane ku bujurire bwe ku cyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwategetse ko afungwa by'agateganyo iminsi 30 atarimo aburana afunze. Titi Brown muzagenda mumubona mu ndirimbo nyinshi cyane hano mu Rwanda. Yagiye abyinana na ba Bruce Melody, yagiye abyinana n'abahanzi benshi b'ibyamamare, yagiye akorana arabyina cyane, aradansa bya danje. Ariko muri aka kanya ari mu nzego z'umutekano, mu nzego za polisi, ari mu maboko ya polisi kubera icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa ukiri mutoya cyane. Biravugwa ko kuri iyi nshuro urukiko rwasubitse urubanza rwiwe. Bivugwa yuko umwunganizi we Maître Elias Mbonyima yavuze ko atigeze abona umwanya wo kubonana n'umukiriya we ngo bategure urubanza. ngira ngo murabyumva ibyabaye kuri Titi Brown. none kuba batategura urubanza bamuhaye iminsi 30 yo kuba banategura rwa rubanza, urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwahise rusubika urubanza rwimurira tariki ya 14 z'ukwezi gutaha kwa Werurwe 2023 nibwo uyu Titi Brown azaburana imbere y'abantu, imbere mu ruhame. Nibiba byiza niba nabi nyir'ubungubu nuko tayari. Gusa abanyarwanda mukomeze kwirinda icyaha cyo gusambanya abana, ntabwo ari sawa. Rero mwari kumwe na P-Max ubagezaho iki kiganiro. Ciao.